Yesu agarura amagara. Ushobora kuba uri hano ubabaye baratwaye amagara y'imikorere, umurozi ajya yinjira akica imikorere igapfapfana, akakwica uhagaze umuntu ibintu byose bikanga, ugacuruza bikanga, ugacuruza inyanya bikanga, ugacuruza intoryi bikanga, ukadepoza bikanga, ukabika diporome, amagara abaye atwaye. Data yambwiye ngo nze mbabwire ngo niwe ugarura amagara. Hejuru y'ibikurwanya hari Imana igarura amagara, tuyihereze icyubahiro. Bashumba abakozi b'Imana, Imana igarura amagara. N'uburyo uri mu kigeragezo ntukajye wirwanirira, aho kujya usengera mu mutima, wumva ijwi ry'Uwiteka, wumva ikintu Imana ikubwira ku kigeragezo. Ayamenyeho ndasenga n'uburyo irambwiye ngo nzakugira umuntu ukomeye. Haleluya! Nzakugira umuntu ukomeye. Imana igarura amagara, ikayagarura wabuze uko ubigenza. Hari igihe umurozi atakwica agatwara amagara y'urushako, karwica igapfapfana, ugashaka icyo ukora ukakibura, ugahiga imihigo, ariko igihe kimwe inama mu ijuru igaterana. Iyo gihumeka ugifite ubuzima, mu ijuru inama igiterana ikagarura amagara y'urushako. Ntari ufite agaciro ukagira agaciro. Mbwira umuntu ngo uyu mugoroba Yesu aragarura amagara yawe. Uyu munsi Yesu aragarura amagara yawe. Yesu aragarura amagara yawe. Yesu aragarura amagara yawe. Yesu aragarura amagara yawe. Lela sala botango yasikade. Imbaraga zakujegereje imyaka myinshi, umwuka w'Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo uhumure. Ubwo utarapfa, ubwo Imana ikikubeshejeho, hariho ibyiringiro ko yagarura amagara yawe. Ubwo utarapfa, hariho ibyiringiro ko Imana yakugirira neza. Torero, mureke duhereze Imana icyubahiro. Ibikomere ugendana, ibikomere urarana, ibikomere uririra, rerera salamo, ibikomere urabona ko nta bihari. Yesu afite inzira. Bwira umuntu ngo Yesu afite inzira. Yesu afite inzira. Haleluya! Yesu afite inzira. Bashumba, Yesu afite inzira. Bamama, Yesu afite inzira. Banyamasengesho, Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Bakozi b'Imana, Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Naje gutangariza imbaraga zikurwanya ko Yesu agikora. Naje gutangariza abakuroga ko Yesu agikora. Ibyo bikubuziza amahoro, Yesu agiye kubyirukana. Gosakalamo talajalamo. Uwiteka agarura amagara. Inyungu ya gatatu, Uwiteka ajya duha agaciro. Bwira umuntu ngo nimba waje gusenga, Yesu azaguha agaciro. Akutigeze ubona, Yesu azakaguha. Inyungu ya gatatu tuba dusenga, Yesu aguha agaciro. Abantu barakakwimye, inshuti zarakakwimye, n'umuvandimwe wawe yakakwima agahita avuga ati uzapfa wimariye. Wasenga Yesu akavuga ngo mwana wanjye nguhaye agaciro. Ibi yabikoreye Morodekayi, amuha agaciro, amuvana ku irembo. Ibi yabikoreye Esiteri, Imana imuha agaciro, imuvana mu buzima bubi. Ibi yabikoreye Yosefu Tarari, ari muri gereza. Imana irabira bati nubwo uri muri gereza, ngiye guha agaciro wisanga ibwami. Mbwira umuntu ucuranga inyungu ituma dusenga ya gatatu, Yesu aduha agaciro. Hari ibintu abantu bavuze ngo ntabwo ngo abarokore bakira, ngo ntibatera imbere, ngo ntibagira agaciro, ngo bazahora ari inzahare. Naje kukubwira Yesu nafite gahunda y'ukuntu murantegera. Ahubwo ndava hano ndagusenga rwatuguriye abantu mituwere, nka mituwere mbibuzeza zihwanye 50,000 turabisiga ahangaha. Mu gikorwa cya gusengarwa nje ntabwo naba. Igihe cyose uzamenya ko gusenga udasenga itorero, usenga Imana, ubuzima bwa Imana izabuhindura. Igihe cyose ugisenga umupaseri cyangwa se umushumba wawe, uzapfa nta kintu ugezeho. Umushumba arakuyobora ku Mana,
ugomba kumwubaha nk'umutambyi. Ariko ngo baramvuze ngurirutse, ngo hari ikintu kirere ngo ngurirutse. Ubu utarakura mu gakiza. Iyo wakuze mu gakiza urashima mu gahangana n'ibikugerageza. Ikimenyetso cy'uko uzatabarwa ni intambara uhura nazo mu itorero. Ni intambara. Niba nta ntambara, niba nta bukene wahuye nabwo uri mu itorero, ntabwo uzatabarwa. Bariza umuntu ngo umeze nta ntambara, nta gisubizo, nta musaraba, nta torero. Umusaraba uhari, itorero ryaravutse, ryavuye mu ntambara. Ibintu byo kujya mu bintu by'Imana mutazi ko habamo inyungu. Mbwira umuntu ngo kanguka, inyungu ziruta izindi ziri mu bintu by'Imana. Abantu barahishwe. Dore ahantu hari ubutunzi, dore ahantu hari inyungu zidatezwa cyamunara, dore ahantu hari inyungu zitarogwa, dore ahantu hari inyungu zirizwe, dore ahantu hari ubuzima, dore ahantu hari umunezero, dore ahantu hari ibyishimo, dore ahantu hari amavuta, dore ahantu hari za mariage, dore ahantu hari urubyaro, dore ahantu hari ukuzura Umwuka Wera, dore ahantu hari Lenela shakitala, lenela shalabo. Ni mu gakiza. Vuga ngo mu gakiza ni fondasiyo y'ubuzima. Ubuzima bwose buri mu gakiza. Iterambere riri mu gakiza. Ubwenge buri mu gakiza. Ubukire buri mu gakiza. Kuzura Umwuka Wera biri mu gakiza. Guhanura biri mu gakiza. Gucuruza biri mu gakiza. Kubwiriza neza biri mu gakiza. Kuririmba biri mu gakiza. Kuba umwarimu Lenela shata biri mu gakiza. Uburinzi buri mu gakiza. Icyubahiro kiri mu gakiza. Kunezerwa biri mu gakiza. Amahoro ari mu gakiza. Akayobe keza kari mu gakiza. Agatayi kari mu gakiza. Kwambara neza biri mu gakiza. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana ko tugeze hano. Ndibwira ko shobora kuba ari ubwa mbere ngeze hano. Nkunda gusenga, mpahuye n'umuntu uri kuvuga imirimo y'Imana, arimo avuga imbaraga z'Imana. Mu gusenga habamo ibintu byinshi byiza. Ndashaka kuvuga inyungu ziba mu gusenga. Ntabwo ndavuga nyinshi, ndavuga eshanu. Ubundi ni nyinshi zigera mu 10, ariko ndavuga mu eshanu. Amen. 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 Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ibice 30 ku murongo wa 17. Ntabwo njya kure y'ibyo Odansi arimo avuga. Odansi, turagukunda. Uri umukozi w'Imana, uririmba neza cyane, turagukunda. Twemerere ejo uzadusura. Uzadusure mu ruki. Yeremiya ibice 30 umurongo wa 17. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 17. Hari ijambo rivuze ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari bakwise igicibwa, bati hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Amen. Amen. Some muri Yesaya, cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61.
Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61 ku murongo wa 11. Haranditse ngo nk'uko ubutaka umera umumero kandi nk'uko umurima umeramo imbuto zuhinzwemo, niko umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Amen. Mwace neza ijambo ry'Imana. Iri jambo nibwira ko ryumvikana, noneho wabumbura Bibiliya yawe hanyuma tukaganira. Ndagira ngo twibaze, ese kuko ibintu by'Imana harimo inyungu? Bariza umuntu mwicaranye ngo ibintu by'Imana harimo inyungu cyangwa n'iby'abashumba batubeshe? Agusubize ngo iki? Ese koko ibintu by'Imana, aha urakoze cyane. Ese koko ibintu by'Imana harimo inyungu? Akubwiye ko zirimo. Ibintu by'Imana harimo inyungu. Ushobora kutabyemera, ndabisubiramo. Ibintu by'Imana harimo inyungu. Harimo inyungu nyinshi cyane, nta nubwo twazivuga ngo tuzirangize, ariko duhereze Imana icyubahiro. Harimo inyungu nyinshi cyane. Harimo izi nyungu nyinshi tuzihuriyeho twese. Amen. Hari inyungu nyinshi, ariko inyungu duhuriyeho twese nuko tuzabona ubugingo. Twese turaharanira kuzajya hehe? Nimba mu byakuzanye hatari mu bugingo, waba warayobye. Mumbarize ngo urimo? Mu nyungu duharanira, mu nyungu dushaka ziri mu kumenya Imana, harimo inyungu twese duharanira yitwa ubugingo. Yesu nashimwe. Harimo inyungu yitwa ubugingo. Amen. Bibiliya iravuze ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe. Niko Uwiteka avuga. Ntabwo ariko Werariza avuze. Niko Uwiteka ituye ahera ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Niyivuze ngo izagarura amagara. Mana ishimwe. Twemeranwe ko Imana yacu ifite ubushobozi bwo kugarura amagara y'umuntu, ikagusubiza ku murongo, ikaguha agaciro baragutaye. Murabyemera? Imana ifite ubushobozi bwo kukugarura amagara. Uyu ni umuntu utarapfuye ngo bashingure, ariko uri mu bihe by'amakuba. Abantu bakavuga ati niya amagara yaragiye. Uyu mugabo bita Yesu, uyu papa, uyu watugize gutya, nanjye uhagaze aha ntabwo ari uko nari meze. Ntabwo ari uko. Oya, si uko nari meze, nari nzahara. Bwira umuntu ngo nta hantu Imana itakura umuntu. Abantu bari kubyumva neza mwandeye haleluya, kuko mwayitereye Imana. Uyu papa afite ubushobozi bashumba bwo kugarura amagara, akayagarura neza, akayavana ahantu abarozi bayatwaye, akayavana ahantu bayashize bayaziritse, akayavana muri za rubanda. Uyu mugabo afite ubushobozi bwo kugarura amagara. Iri jambo ravuze ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza n'inguma. Yamagara yagiye, abantu barakomereka, umuntu arakomereka ngo kuko bari bakwise igicibwa, ngo bakavuga ngo hariya ni Siyoni hatagira uhita.
mu buzima busanzwe ushaka umva abantu benshi imibare n'ibihekana bari kukura akavuga ati mba amagara yaragiye buriya baye igicibwa nta n'ikizamuvaho mbwira umuntu wicaranye ngo homora hariho uhoza amarira lela shala bota hariho uhoza amarira hariho ugarura amagara. Inyungu ya mbere tubona muri Kristo Yesu nuko iby'imiryango idashoboye gukora, iby'abavandimwe badashoboye gukora, iby'inshuti zidashoboye gukora, Yesu ashoboye kubikora. Haleluya! Iyo ni inyungu ya mbere. Relasha takosika. Iyo ni inyungu ya mbere ituma umuntu yigomwa akaza imbere y'Imana. Haleluya! Jewe ntabwo naje kubirata. Oya. Naje kubabwira Yesu. Niwumva ngize ikintu mvuga, nuvuge ngo ari irasi. Ndabandi kuvuga Yesu. Jewe nabwiye abantu biriga bavuga ibintu Yesu wamuvuga mu gitondo, wavuga umusaraba we, wavuga amaraso ye, wavuga uburyo yadukijije, wavuga uburyo yabambwe, wavuga uburyo yaciye bugufi, wavuga uburyo yavukiye mu muvure. Ndaza kuvuga Yesu. Haleluya! Ta elelasha. Niwumva rero mvuze, niwumva mvuze, nuvuge ngo nzi kubirata, ahubwo nzi kukubwira Yesu. Ariko disiwe kumura abana beza koko tuendera mu byeyi ndamusa ariko bana ariko byobuze koko nje gukubwira Yesu bana kuri ubu ninkubwira ngo yavanye mu byombo nturabyemera, ninkubwira ngo yavanye mu byombo ntabwo urabyemera, ninkubwira ngo yamvanye mu guhera imbwa ntabwo urabyemera. Ariko naje kumbwira Yesu. Hari igihe tuvuga Yesu abantu bakavuga ngo turi kwisebya. Reka da. Haleluya! Ahubwo ni imbaraga zugarura amagara. Yewe nta nubwo mfite gahunda ubu ngubu, sifite gahunda. Nabwiye Imana ngo ndashaka kwihisha maze igihe mba mu nkuki. Hari ahantu muzi musengero maze imyaka myinshi nibera hehe mu nkuki. Bazajya basanga iwacu. Ahangaha nakubitiwe ngahatabarika. Ahangaha hari ibintu abantu bavuze ngo ntabwo ngo abarokore bakira, ngo nibatera imbere, ngo nibagira agaciro, ngo bazahora ari inzahara. Naje kukubwira Yesu nafite gahunda y'ukuntu murantegera. Ahubwo ndava hano ndagusenga rwatugurira abantu mituwere, nka mituwere mbibuzeza zihanye 50 turabisiga hanga. Mu gikorwa cya gusengarwa nje ntabwo naba mfite Zoom na YouTube na TikTok bikora kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatanu guhera saa 3 z'ijoro ku manywa turi gushaka ibirayi. Dutambutse ijambo ry'Imana. Turi mu gikorwa cyo kurira abakene mituweli. Hanyuma rero kuba tugitangiye aha na hambere ntangiriyeho ni ukuvuga ngo turateranya tukagura abantu mituweli. Ubu rero hano ntabwo ndava kandi ntabwo ari bya bindi nge mvuga ngo ngende ngo muzampamagare. Oya, ndava hano nyasize. Ubwo kuvuga ngo nje kubiyemera, oya nari inzahari. Gira umuntu ngo Yesu yagarura amagara yawe. Haleluya! Uyu mugabo Yesu afite gahunda yo kugirira neza abamwubaha, yo kugarura amagara abantu bakazajya ngo Yesu yatugaruriye amagara. Gose none su na iyo gahunda ihari nkava hano. Oya, mituwere zivanye n'ibihumbi 50.
ndazisiga hano, ndazisiga ahangaha. Abarimu bazareba, abayobozi bazareba abantu bakeneye izo mituweli. Ni gusengarwa izitanze hano. Navuze ko ngiye gukorera Imana aho ngiye mu itorero iwacu, n'inyanza gukora igikorwa cy'Imana, zajya nkorera Imana kubera ko Imana yamvanye kuri. Muri mwe ninde waheye imbwa? Ninde waheye imbwa? Waheye imbwa? Waheye imbwa? Ninde? Imbwa ivuga ngo huhu. Azamura ikiganza. Ni umwe wenyine. Ubwo turi babiri muri iri torero. Dutere harira tuzamura Imana ikibaho. Haleluya! Bibiliya iravuze ngo nzakugarurira amagara yawe, kandi nzagukiza n'inguma zawe. Ni Uwiteka avuga. Amagara ya mbere ni uko Imana izaduha ijuru. Aya kabiri, Imana igikora iby'imiryango yacu itakora, iby'abavandimwe batakora, iby'inshuti zitakora, ibyananiranye Yesu ajya abishobora. Haleluya! Aya magara aba mu byiciro bitatu, ntabwo byose nabivuga. Hari amagara umuntu apfa bakabangurira umuntu yatakaje amagara yapfuye bagashingura. Yesu mubizi. Hari amagara umuntu abangurira umuntu yapfuye yagize ate ahagaze. Yesu mubizi. Hari andi magara rero upfira iyo ngiyo ntamenye ko wapfuye. Aya niyo yarajengereje Abisiraheli. Ariko hari Imana yababwiye ngo nzabagarurira amagara, mbahindurira ubuzima, mbavura ibikomere. Bwira umuntu ukeneye ngo Yesu agarure amagara yawe. Inyungu yo gusenga nuko Yesu yatugarurira amagara akadukiza ibikomere. Relasharamo. Iri terambere nk'abantu Yesu agiye kugarurira amagara. Ndashaka kuvuga amagara. Ushobora kuri hano abademoni baragutwaye amagara y'umunezero, barayajyanye nta munezero ugira. Ushobora kubura hanga abarozi baragutwaye amagara y'urushako, barimo bangura igicibwa nta kintu uzimarira. Ariko humura, Yesu ajya agarura amagara. Ushobora kuba uri hano ubabaye baratwaye amagara y'imikorere, umurozi ajya yinjira akica imikorere igapfapfana, akakwica uhagaze umuntu ajya ibintu byose bikanga, ugacuruza bikanga, ugacuruza inyanya bikanga, ugacuruza intoryi bikanga, ukadepoza bikanga, ukabika diporome. Amagara bayatwaye. Data yambwiye ngo nze babwire ngo niwe ugarura amagara. Hejuru y'ibikurwanya hari Imana igarura amagara. Tuyihereze icyubahiro. Bashubu bakozi b'Imana, Imana igarura amagara. Iyo ngeze ahangaha bitanibuka umunsi umwe mabuja amena amazi y'ibyombo yaraye. Ambwira ngo uzapfa ntacyo wimariye. Arambwira ninjye ukugize, uzapfa ntacyo wimariye. Uriya uramubye arashota, mutasi arashotoye, avuze ibintu avuga ati avuze ibintu kandi ntabwo arashaka kubikora, navuze ibintu. Sanze arimo avugiza avuguruza byakubiswe nawe. Ibi ntari kuvuga ni ibigigo kuri mugenzi wanjye. Ni n'amazi byombo. Hanyuma n'uburyo uri mu kigeragezo ntukajye wirwanirira, aho kujya usengera mu mutima wumva ijwi ry'Uwiteka, wumva ikintu Imana ikubwira ku kigeragezo. Ayamenyeho ndasenga n'uburyo irambwiye ngo nzakugira umuntu ukomeye. Haleluya! Nzakugira umuntu ukomeye. Madamu ari kurangiza amategeko y'iyereka, ubwo urumva noroshye. Ijwi ryawe ni ryiza, ijwi ryawe riranezeza, ijwi ryawe risumba ayandi majwi, ijwi ryawe Mana turarikunda,
ijwi ryawe risumba ayandi majwi, ijwi ryawe Mana turarikunda. Imana yohereza ijwi rigahindura ubuzima bw'umuntu bugahinduka. Nimanuka igarura amagara yohereje ijwi icama ngo uyu mwanya uhure n'imbaraga z'Imana mu iteraniro. Imana igarura amagara ikayagarura wabuze uko ubigenza. Hari igihe umurozi atakwica agatwara amagara y'urushako karwica rigapfapfana, ugashaka ikikora ukakibura, ugahiga imihigo, ariko igihe kimwe inama mu ijuru igaterana. Iyo gihumeka ugifite ubuzima mu ijuru, inama igiterana ikagarura amagara y'urushako. Ntari ufite agaciro ukagira agaciro. Mbwira umuntu ngo uyu mugoroba Yesu aragarura amagara yawe. Uyu munsi Yesu aragarura amagara yawe. Yesu aragarura amagara yawe. Yesu aragarura amagara yawe. Yesu aragarura amagara yawe. Lela sala botango yasikade. Imbaraga zakujegereza imyaka myinshi. Umwuka w'Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo uhumure. Ubwo utarapfa, ubwo Imana ikikubeshejeho, hariho ibyiringiro ko yagarura amagara yawe. Ubwo utarapfa, hariho ibyiringiro ko Imana yakugirira neza. Torero, mureke duhereze Imana icyubahiro. Mureke duhereze Imana icyubahiro. Hariho ibyiringiro ko Imana yahindura ubuzima bw'itorero, yagarura amagara. Nzakugarurira amagara kandi zagukiza n'inguma. Ibikomere ugendana, ibikomere urarana, ibikomere uririra rerera salamo, ibikomere urabona ko nta bihari. Yesu afite inzira. Bwira umuntu ngo Yesu afite inzira. Yesu afite inzira. Haleluya. Yesu afite inzira. Basumba Yesu afite inzira. Bamama Yesu afite inzira. Banyamasengesho Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Bakozi b'Imana Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Naje gutangariza imbaraga zikurwanya ko Yesu agikora. Naje gutangariza abakuroga ko Yesu agikora. Ibyo bikubuziza amahoro Yesu agiye kubyirukana. Gosakala mota la jalamo. Uwiteka agarura amagara. Iyo ni inyungu ituma dusenga, no Uwiteka agarura amagara. Inyungu ya gatatu, Uwiteka ajya duha agaciro. Bwira umuntu ngo nimba waje gusenga, Yesu azaguha agaciro. Akutigeze ubona, Yesu azakaguha. Inyungu ya gatatu tuba dusenga, Yesu aguha agaciro abantu barakakwimye, inshuti zarakakwimye, n'umuvandimwe wawe yakakwima agahita avuga ati uzapfa wimariye. Wasenga Yesu akavuga umwana wanjye nguhaye agaciro. Ibi yabikoreye Morodekayi, amuha agaciro, amuvana ku irembo. Ibi yabikoreye Esiteri, Imana imuha agaciro, imuvana mu buzima bubi. Ibi yabikoreye Yosefu Tarari, ari muri gereza. Imana irabira bati nubwo uri muri gereza ngiye guha agaciro wisanga ibwami. Mbwira umuntu ucanye inyungu ituma dusenga ya gatatu, Yesu aduha agaciro. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu aduha agaciro aho twaburiye agaciro. Yesu aduha agaciro, kandi aguha agaciro uri mu mazi abira. Mu gihe bacukuye urwobo, Yesu ategura igitangaza. Mu gihe uri kubona uri mu marira akomeye, Yesu aba ari gutegura umunezero. Yesu aguha agaciro mu gihe cy'amakuba menshi. Yesu aguha agaciro. Lela kota. Hano hari abantu Yesu agiye guha agaciro. Mu gihe cya Danyeli bamugambaniye, bamushyize mu rwobo rw'intare, ijuru ryari muri gutegurirwa ngo Danyeli mwana wanjye ndaguha agaciro imbere y'abanzi bawe, nindangiza mbahitane, hanyuma ntegeke Imana yawe yubahwe. Inyungu ya gatatu, Yesu aduha agaciro. Wari uzi ko nukomeza gusenga Yesu azaguha agaciro? Ndagira nkubwire ikintu kimwe,
gusenga ntago basenga pasiteri, ntibasenga mwarimu, ntibasenga korali, ntibasenga abakomite, dusenga Imana yo mu ijuru. Igihe cyose uzamenya ko gusenga udasenga itorero, usenga Imana, ubuzima bwa Imana izabuhindura. Igihe cyose ugisenga umupasiteri cyangwa se umushumba wawe, uzapfa nta kintu ugezeho. Umushumba arakuyobora ku Mana, ugomba kumwubaha nk'umutambyi. Ariko ngo baramvuze nguributse, ngo hari ikintu kirere ngo nguributse, ubu utarakura mu gakiza. Iyo wakuze mu gakiza urashima mu gahangana n'ibikugerageza. Ikimenyetso cyo kuzatabarwa ni intambara uhura nazo mu itorero. Ni intambara. Niba nta ntambara, niba nta bukene wahuye nabwo uri mu itorero, ntabwo uzatabara. Bariza umuntu ngo umeze utaho usenga. Bashumba, hatabaye intambara nta gaciro kahaba. Barimu, hatabaye intambara nta gaciro. Ikimenyetso kikubwira ko uri gusenga, uri gukorera Imana, uri kuvugira Imana, ni intambara uhura nazo mu nama uyoboye. Yose idahari, Imana ibitaraza. Ikikubwira ko Imana iri mu ruhande rwawe, izaguheka ku mugongo, irareka zikaza, ubundi igategura intebe izakwicazaho, ikavuga ngo nzahindura amateka. Nta ntambara nta gisubizo. Biri umuntu ngo nta gisubizo. Bariza umuntu ngo ufite intambara z'ibigerageza, nakubwira ngo nazo uhita umubwira ngo itahire, nta gisubizo. Nta ntambara nta gisubizo. Nta musaraba nta torero. Umusaraba uhari, itorero ryaravutse. Ryavuye mu ntambara. Duhereze Yesu icyubahiro. Iyo ni inyungu ituma dusenga, ni ya gatatu. Inyungu ya kane ituma dusenga, Imana idukuraho amazina mabi. Iyi ngiyi Bibiliya ivuga ngo nk'uko ubutaka bumera umumero, nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza aho gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Data ajya ameza ubumero akagukuraho amazina mabi. Nawe uzisanga bari kuvuga ngo mabuja, barakwitaga sebyatsi, barakwitaga inzahari, barakwitaga ngo warahise kadogo, nyirantu, yewe sha. Uwiteka ajya ameza ubumero. Ubumero ni igitangaza Imana itereka ahantu utari kureba, ukabona Imana ihameje ishimwe rikomeye. Ni nk'uko waza ahangaha hari ibintu byanze, Imana ikakomereza ishimwe muri teraniro. Nk'uko ubutaka bumera ubumero, niko Umwami Imana izameza. Namba 1 gukiranuka, 2 ishimwe imbere y'amahanga. Amahanga ntagara yangaye, nabaguhanze amaso. Bariza umuntu ngo barahari. Hari abantu baguhanze amaso. Niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Niba hari ikintu abantu bakeneye muri iyi si, umuntu wese akeneye ko Imana imumereze. Iyo Imana ikumereje, izina rirahinduka. Ishimwe riza rikuraho amazina mabi, igisubizo kiza kikuraho amazina mabi. Nta muntu washubijwe ngo agumane izina yari afite. Birakunda. Inyungu ituma dusenga ya kane, nuko Imana idukuraho amazina mabi. Icyiciro ririmo kijyanye n'izina ufite. Yesu yambwiye ngo itegure gukurwaho izina rikuriho ribi. Izina bakwise iri kuriho, iri kugendaho, Yesu aze kuri gukuraho. Ubwo mujye ngo ntabwo nahanuye. Aho ngo nitire rero.
aha ubu ntabwo muri kubyumva. Amazina, izina ryawe rirahinduka ukitwa Mugeni. Barakwitaga ngo yewe Nyirandu, rirahinduka kwa gatanu uzakora mariage, bahera muri icyo cyuma kwita Mugeni. Mugeni Karame, Mugeni Mugeni, ugashingirwa Mugeni, ukambara imyenda Mugeni, ukwezi ugashira Mugeni, umwaka ugashira Mugeni, inzahare rikavaho. Izina rirahinduka ukitwa umutambyi. Warabaga mu kabari bakakwita umushumba, watambuka ati mushumba, watambuka ati mushumba, izina ryarihinduka. Izina rirahinduka ukitwa umuyobozi. Wari warakubiswe warazahaye, Yesu agahinduka, ubu izina ryawe ryarahindutse. Ubu ni icyakwadutse, wahereje Imana icyubahiro. Mateye rero abantu batiteguye gukurwaho amazina. Ibintu byo kujya mu bintu by'Imana mutazi ko habamo inyungu. Mbwira umuntu ngo kanguka, inyungu ziruta izindi ziri mu bintu by'Imana. Abantu barahishwe, dore ahantu hari ubutunzi, dore ahantu hari inyungu zidatezwa cyamunara, dore ahantu hari inyungu zitarogwa, dore ahantu hari inyungu zibizwe, dore ahantu hari ubuzima, dore ahantu hari umunezero, dore ahantu hari ibyishimo, dore ahantu hari amavuta, dore ahantu hari za mariage, dore ahantu hari urubyaro, dore ahantu hari ukuzura Umwuka Wera, dore ahantu hari Lenela shakitala, lenela shalabo, ni mugakiza. Vuga ngo mugakiza, vuga ngo mugakiza. Ni fondasiyo y'ubuzima. Ubuzima bwose buri mugakiza, iterambere riri mugakiza, ubwenge buri mugakiza, ubukire buri mugakiza, kuzura Umwuka Wera biri mugakiza, guhanura biri mugakiza, gucuruza biri mugakiza, kubwiriza neza biri mugakiza, kuririmba biri mugakiza, kuba umwarimu udasura biri mugakiza, uburinzi buri mugakiza, icyubahiro kiri mugakiza, kunezerwa biri mugakiza, amahoro ari mugakiza, akayobe keza kari mugakiza, agatari kari mugakiza, kwambara neza biri mugakiza. Zamura haleluya y'ubutsinzi. Nenashakita zone enemota. Hari ibintu abantu batamenye, hari ibintu abantu batamenye. Impamvu abantu bari guturika imitima, impamvu abantu biyahura, ntabwo bamenye ahantu hari inyungu. Mareze umuntu ngo kanguka, mumbye ngo kanguka. Ijambo ryaravuze ngo zabagira imitwe, sinzabagira iki? Imirizo. Tugiye guhereza Imana icyubahiro. Uburinzi bashumba buri mugakiza, kurama byuze biri mugakiza, kugira ijambo biri mugakiza. Ninde bari kumvana mu byombo? Ninde? Papa, mama, mwene wacu, kujya muri misiyo biri mugakiza. Nushaka kuburana uze tubenda gutsinda, kuko nge nagiye muri misiyo mva muri iki gihugu njya mu kindi. Kwicara ku ntebe nziza biri mugakiza, kugenda begamiye biri mugakiza. Ayiwe kubyara abana beza biri mugakiza, ubukire budacuya biri mugakiza, amahoro meza ari mugakiza. Uyu munsi nubwo ubabaye ejo uzaseka. Kubabara k'umukristo byitwa ikosi kugira ngo uzatabarwe. Nta muntu utabarwa atigishijwe, ntibishoboka. Muraho di aro masara genza agaruka reka sinde nta zagaruka. Duhereze Imana icyubahiro. Urugo rwiza ruri mugakiza. Mana ishimwe. Inyungu ya gatanu ituma dusenga, ni amahoro yuzuye tubona mugakiza.
turambura ibiganza. Inyungu ya gatanu shorejeho na mahoro tubonera hehe mu gakiza. Aya mahoro mubona dufite ntabwo tuyavana ahandi hose, tuyavana ahera cyane. Aya mahoro mubona turirimba, aya mahoro mubona dufite tuyavana ahera cyane. N'amahoro arindwa nshuti, n'amahoro atagambanirwa ababyeyi, uyatanga ayarindira umutekano, uyatanga ayarindira umutekano. N'amahoro arindwa yoyo, n'amahoro dukura kwa Yesu, n'amahoro abisindi bayazi, n'amahoro twaboneye mu gakiza.
singayo muri buwate oya aya mahoro singayo mu rusimbi oya n'amahoro y'abana b'Imana n'amahoro y'abana b'Imana aya mahoro singayo mu bicupa oya aya mahoro singayo mu kabari oya aya mahoro singayo muri buwate oya aya mahoro n'amahoro y'abana b'Imana aya mahoro iyo turirimba komera Imana amashyi akira amahoro Yesu atanga. Yesu atanga amahoro. Yesu agaruye amagara muri teraniro. Ndashaka gusenga mu byiciro bitatu. Cyiciro cyambere ni umuntu ukene kuvuga ngo ndashaka umwuka wera ashoboze gukizwa neza. Number 1 ubumero bwa mbere ukene babihanye mwasenye ariko turashaka umuntu ukeneye kwishinganisha akavuga ngo Uwiteka ndumva nshaka ubumero bw'agakiza mbibemo mu bihe bikaze mbibemo mu bihe by'ubukene mbibemo mu bihe by'inzara mbibemo mu bihe bikomeye n'ibidakomeye mbe mu gakiza neza. Umuntu ukeneye iyo kado atambukaze hano aze yihuse apfuka amahanga ngwino nguhaye ikaze ngwino nguhaye ikaze. Haleluya. nimba ukeneye ufate ngewe abana b'Imana ntubafate. Nimba ukeneye aya mahoro ukaba ukeneye aya mahoro ukaba uyakeneye ukaba ufite ikibazo ukavuga ngo ndashaka agakiza ndashaka ubumero bw'agakiza nkabigumamo nkabiramiramo. Mama nimba ufite ikibazo gupfukama wicare kuri iyo ntebe nta kibazo cyangwa wicare hasi nta kibazo rwose ariko ndaguha ikaze nawe. Wari warasubiye inyuma ngwino tugusengera ukeneye ko Imana ikumereza ubumero bw'agakiza ukabinambamo ngwino tugusengera. Wari warasubiye inyuma nimba ibintu by'Imana ubifata nk'ibigari ukabifata nk'ibintu biri aho ngaho ndakumenyesha ko mu bintu by'Imana niho honyine hari ubuzima. Niho honyine Yesu yagarura amagara yawe. Amagara ya mbere akugarura amagara y'agakiza kubirambamo kubikomeramo kuguma ku Mana ukayinambaho bizagufasha ibintu bikomeye. Ndagira ngo abangaba twakira umushumba wacu abasengera muri kize kindi cyiciro Uwiteka yambwiye ubundi cyose. Mana turagushimiye ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe n'indorerwamo abantu bireberamo kandi muri ryo harimo imbaraga zikiza umuntu akaba muzima akagira ubuzima. Abene data n'abashiki bacu bateye intambwe baje ahuri kandi ibyiringiro byabo babifite kuri wowe. Turabasengeye
mu izina rya Yesu Kristo, ngo bakimara guca bugufi mu mitima yabo ubakire. Tari intambwe nyinshi ubakira mu izina rya Yesu Kristo, bagize icyifuzo cyo kukwegera, cyo kukwizera, cyo gukomerera muri wowe. Natwe turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, tumaze kubyumva ko muri wowe harimo byose, harimo amahoro, harimo ibyishimo, harimo agaciro, harimo umunezero, harimo ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo wafashe uyu mwanzuro, natwe turabasengeye Mwami, kugira ngo ubabarire ibicumuro n'ibyaha ibyo bakoze byose mu butamenya, bikurwaho n'amaraso yawe Kristo. Uhereye umwanya bakwizere kandi bakwiringire, kandi ubaha imbaraga zo kubikomereramo. Uhereye umwanya ntibongere kongera kumva urubanza rw'ibyaha, urubanza rw'ibicumuro mu mitima yabo, kubw'amaraso yawe n'umusaraba wawe wo kwizera no kukwiringira. Urakoze Mwami, turagushimiye kubagiriye imbabazi, kandi kubejeje, kandi kubatunganije, kandi ko muri bo bahawe imbaraga zo gutegeka no gutsinda no kunesha ibyabaneshaga byose. Urakoze ko wumvise gusenga, kandi kubagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muhaguruke musangurira mugabo, hari uburyo abagira inama kugira ngo murusheho gukomera mu gakiza. Ndagira ngo duhamagare abandi bantu umwuka Imana yanyeretse, hanyuma tugusengere. Umuntu ukora ibyo akoze bikanga, Satani yatwaye amagara y'imikorere, atambuka aze hano. Uwo muntu Yesu afite uko agiye kubigenza. Wa kabiri, urumva ibintu bimureba ari nka bitatu byose bimureba, atambuka aze yizeye. Uwa kabiri, umuntu urambagizwa ubukwe bugapfa, atambuka aze hano, Uwiteka arameza ubumera. Uwa gatatu, ni umuntu ufite intambara, Satani arashaka gusenya urugo rwe, atambuka aze hano. Ni haba hatoya na hano hasi muhapfukame, ntacyo hasa neza. No mu bishanga twapfukamyemo no mu mazi, yushaka Imana nta cyubahiro, hasa neza. Umuntu ufite intambara mu rugo rwe, atambuka aze hano. Tugiye kwirukana imigambi ya Satani, n'umurozi wavuze ngo ntuzarwubaka. Agomba kumenya ko hariho Imana irwanira abantu bayo, agomba kumenya ko hariho Imana ikuraho igisuzuguriro, agomba kumenya ko hariho Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Data yambwiye ngo Uwiteka aragarura amagara muri teraniro. Hari amagara agiye kugaruka muri teraniro. Muzaze hano mushima Imana. Aho Imana igutabariye niho uza gushimira. Muzaze hano, itariki yandike, uvuye ngo ninjye wa wundi. Ku itariki, iyi ni itariki ya kangahe? 11. Ku itariki 11 utaha ubyandike muri agenda. Abatazi kwandika muzaze mu gisomero, abandi ubifate mu mutima. Uzazwe ngo ku itariki 11 nateraniye hano, Uwiteka agarura amagara yanjye. Hari amagara nabonye, hari itangazo rinini nabonye. Uwiteka ari gitangaza giye gukora muri rusengero. Icya gatatu, ni umuntu ufite urubanza, Satani ashaka gutwara ibye. Yaba ari hano, atambuka aze hano. Imana ifite ubushobozi, naba n'amadose yayazanye, ayazane hano, azane. Kuko nabonaga n'ibintu by'impapuro ndi kubisengera ahangaha. Ndashaka kubona uwo muntu aze kuza ahangaha, apfukame hano. Abantu b'imanza muzangaha, Imana igarura amagara yawe, ihindura amateka yawe. Utambuka uze hano. Nimba impapuro zawe zifite, uzitambukane. Nimba utizeye, ntuze, ariko nimba wizeye uze. Nimba wazisize, uzizerere. Icya kane, turahamagara umuntu umaze igihe atukwa, afite intambara zo gutukwa, ku buryo aratukwa akajya n'igihe yumva yakiyahura. Atambuka aze hano tumusengere.
Imana imukuraho ayo matangazo mabi. Yesu afite ubushobozi bwo guha agaciro ntuzongere gutukwa. Nabonye umuntu ari gutukwa bakamucyurira bakamunegura bakavuga ninjye ukugize nkurekuye wabugagaye, numva ngo uwo muntu turamusengera. Undi muntu turasengera ni umuntu waje kubwira Imana ngo ntabara undengere ikintu cy'amadeni kimereye nabi. Umuntu ufite intambara z'amadeni atambukaze hano aracyari umwanya, atambukaze hano aze yihuse. Nukuza kwirwanaho ni mu nyungu zawe, ibi ni ibyawe. Tambukuze hano abatambyi bagusengera, abantu b'Imana bagusengera. Inyungu zo gusenga nuko tuhabona ibyo tutabona mu muryango. Hino Yesu akuruhure. Yesu, abantu bafite amadeni ntabwo ari uyu gusa. Nabonye amadeni menshi mw'iri teraniro. Abantu bafite amadeni muzamura ibiganza turebe. Nabonye amadeni mwita numva ngo hari amatangazo mabi Yesu aramanura ku madeni. Abari hano mwizere, abandi bari hano. Ndahamagara umuntu maze igihe asaba Imana urubyaro ari. Nimba apfukamye hano arazamura. Hari wowe undi ari. Yego nawe, nta wundi nawe. Wizere Imana ifite ubushobozi bwo gutanga urubyaro. Yesu afite ubushobozi bwo gutanga urubyaro, amateka agahinduka. Tujye gusenga Imana. Amen. Umuntu urwaye indwara bavuze ngo iyo ndwara ntabwo izakira. Indwara y'umutwe, indwara ya diabete, indwara y'impyiko, indwara ya kanseri, ibibyimba byo mu nda. Abo bantu bafite izo ndwara bose bazi hano tubasengere. Yesu arakiza. Iyo ndwara ufite Yesu abasha kuyigukiza. N'umuntu ufite ibintu by'imyuka mibi birara bimuniga, uwo nawe atambukaze hano Yesu amukize. Abageze hano barazamura ikiganza. Nabonye Imana ikura ipfu ku bantu. Numva ngo izipfu Yesu arazihagarika. Yesu afite ubushobozi bwo kuguha ubuzima ahatari ubuzima akahashyira ubuzima. Abantu bafite ikibazo cy'uburwayi muzamura ibiganza hano. Sije mu bizamura ni Yesu muzamure. Zamura ahantu uri wizere ngo Mwami ndizeye uburwayi ugomba kubunkiza. Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Nimba mwizeye tujye gusenga Imana. Ndahamagara abakozi b'Imana bazi hano abishoboye tumama bazenguruke, hanyuma nzamura isengesho. Urubanza wizere, mariage wizere, fiyanse uri gusaba umwizere, akazi waje gusaba ukizere, gukiranuka wizere ko Imana ishoboye byose. Mana mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirarema. Wambwiye ngo urakora ikintu gikomeye. Aba bantu bapfukamye imbere yawe, aya ni amagara yagiye agenda. Amagara y'imikorere abarozi barayatwaye, amagara y'umunezero abarozi barayatwara, amagara y'iterambere abarozi barayatwara. Ariko uyu mwanya turajuriye tuje imbere yawe. Amagara y'urushako bari barayajyanye, amagara yo kuzura umwuka wera bari barayatwaye. Turavuze ngo amagara yacu yagarure papa. Garura amagara y'abanyamasengesho, garura amagara y'abakobwa, garura amagara y'abasore, garura amagara y'itorero. Turasenga abantu bapfukamye imbere yawe. Amagara y'urubyaro bari barayajyanye bava ngo ntabwo bazabyara. Turabatura abana b'umugisha. Turirukana imbaraga z'abadayimoni, turirukana imigambi ya Satani, turirukana imbaraga z'abakonikoni, turirukana imbaraga z'abapfumu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Daimoni turakwirukanye, soka isha wambaraga we, va muri aba babyeyi, va muri aba bagabo, va muri aba bakobwa, va muri itorero, va mu banyamasengesho. Wambaraga we, ubuza abantu gutera imbere, ubuza abantu kugira agaciro. Turakwirukanye wa mudayimoni we, uteza abantu guhangayika. Wa mudayimoni we, uteza abantu uruzerero, ubabuza urushako. Turahagarika uruzingo, turahagarika karande, turahagarika abapfumu, turahagarika inyatsi, turahagarika gucenyuka katika jina la Yesu. Lela kosika enemondere pa, la shalabo enemo, le kota mandole pa.
tayasinimo erefa. Uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura amateka. Kubita izi mbaraga, sohora izi mbaraga, sohora izi mbaraga, sohora izi mbaraga, sohora izi mbaraga. Uyu mudayimoni wafashe ibiganza by'abana b'Imana, ibiganza batazagira ikintu bifata. Sohora izi mbaraga, izi mbaraga zafashe ibiganza by'abana b'Imana, ngo batagira umugisha, ngo batagira agaciro, ngo badatera imbere, ngo batuzura umwuka wera, ngo badakorera Imana, ngo badatanga icyacumi, ngo badatanga amaturo. Turarukana uyu mudayimoni wafashe ibiganza. Soka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uri Imana imeze ubumero, ubumero bw'agakiza babumesheje. Mezishimwe mbere y'amahanga, mezishimwe muri iri teraniro, mezishimwe ku bagabo, mezishimwe ku babyeyi, mezishimwe ku basore. Turahamagara Imana itabura inzira, turahamagara Imana ivuga, turahamagara Imana ikiza. Mezishimwe ku banyamasengesho, mezishimwe ku igihugu cyacu. Turirukana imbaraga z'abakonikoni. Lela kosika depa. Zamura ikiganza cyawe hanuri, zamura ikiganza waba uri mu iteraniro. Vuga ngo Uwiteka ni imbere yawe, ziko nta kikunanira, ziko nta kikunanira. Ufite imbaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi. Ndakwizeye kuko ntabwo ujya ubura inzira. Vuga ngo Mwami Yesu, naje imbere yawe ngo unkingurire imiryango. Icyo nerekeza cyose gukora, icyo ngambira gukora cyose, mbona umugisha wawe. Vuga ngo Uwiteka, kura inyatsi mu biganza, kura umwaka muri ibi biganza. Vuga ngo Mwami Yesu, ibi biganza nibyo biticira, ibi biganza nibyo bisinya kontara, ibi biganza nibyo bijyana kuri banke, ibi biganza nibyo bivugira Imana, nibyo bivugira Imana. Iyo bikoma amashyi abari tuyakomera. Vuga ngo Uwiteka, ndagutabaje agasuzuguro kose k'abadayimoni kamazeho igihe kirekire kuri iyi tariki nagasesereye. Vuga ngo Mwami Yesu, kubitira za karande